Niva mumeze mute? Mu minsi ishize mwagiye mubona amakuru ari kugenda acicikana avuga ko SABIN yasibishije amavideo yose yagiye muri ya situation yavugaga kubijyanye no kuba yaragiye kwirwanaho we na ngwino agasimbuka ibipangu bira bintu byose by'ukuntu byagiye biba murabizi. Rero inkuru ziravuga ko SABIN yaba yaragiye gusibisha ari amavideo kurara ari kuvuga ko yatanze ikirego muri RIB hanyuma bagasibisha ari amavideo. Reka nzi ibintu tubigaruke nkumvisha buryo kibira bintu ari akagambana ahubwo kapanzwe n'abandi bantu ku ruhande. SABIN nta hantu ahuriye nabyo. Turagaruka kandi kukuba Bruce Melody yagiye gukora igitaramo ahantu bikarangira abafana be bamutengushye. Ibintu biba bikomeje kugenda bigorana kabisa. Turagaruka no kuzindi nkuru nyinshi ziri kugenda zibera hano muri showbiz nyarwanda. Nifa mbere ko dukomeza reka nkutse kora subscribe nimba utarayikora kandi mba warayikoze umuntu w'agaciro kabisa. Ese mutarakora subscribe kuri Nifa bamakuru yakura he tubwire. Reka dutangire gutya. Murabizi ari nkuru twagiye tubona zivuga kubijyanye nuko SABIN yasibishije amavideo y'abantu. Ko yagiye asibisha amavideo yose abantu bamuvuzeho. Amakuru hari nuko ngo yahereye kuri video ya Karara no Kararisa numwe abantu basuye ari amavideo banagarukaho cyane kukuba SABIN yaragiye kuba yasambana na ngwino agenda nagaragaza ibintu by'ibimenyetso by'ukuri ibintu byose byagiye bitangira. Rero igihari nuko gariwe yahereyeho. Mbere yuko rero tubyinjiramo neza hari ikiganiro uno Yago yakoze ari kugenda agaruka kuri iki kibazo no avuga ati kuki nge mutarangira ngo nanjye mu reporting. Yagize ati aravuga ati ngo nabonye ngo mwatangiye ngo kuri pontinga ngo nanjye noneho ni mungereho ngo ni mungereho ngo gusa ndababwiza ukuri yuko wa reportinga video yanjye wandipotinga ati wasibisha cyano ngo nakora nindi ngo ngababwira ngo mu gihe cyose mutarahinduka wumva ko ibintu yiyemeje nta gahunda yo kuba yabireka afite. Ariko ndaje mwumvishe neza buryo kino no bira bintu byaturutse ku rundi ruhande ahubwo SABIN nta hantu ahuriye nabyo. Ariko abantu bazi guhimba inkuru kabisa. Bari no kwibaza no kuntu ibintu abantu baba babitekereje. Ubundi ibintu bijya gutangira uno Kararisi yaje ari avuga kuri no saga asa nk'uwibyinjiramo none atanga kuri kweruye kabisa. Hanyuma sasa nabwo hari urundi ruhande rwari ruri ku rundi ruhande nka uruhande rwa disclaimer. Hari umugabo wita disclaimer we yakoraga ibiganiro bisa nkaho bishyigikiye SABIN bimuvuga neza, mu gihe Kararisa we no Karara we yakoraga ibiganiro bibindi bigaragaza buryo ki bigaragaza buryo ki SABIN tubona hano inyuma atatandukanye na SABIN w'imbere. Rero zari impande ebyiri zisa nk'izihanganye. Nyuma yaho rero nibwo twagiye tubona video ya kabiri noneho ya SABIN ari kwirukanka nibwo twagiye tubona video ya kabiri ya SABIN ari kugenda yirukanka aca ahantu mu miringo utagenda acamo ari naho byaturutse ko yavunikiye. Nitwabonye video wasimbuka ariko ubwabyo byo byagaragazaga kuri umuntu ashobora kuba yari SABIN nako yari SABIN kuko ni ibintu byinshi cyane bigenda bigaragaza n'imenyetso abantu babishize mu mutwe ni ibintu bigoye kuba umuntu yakikuramo. Hanyuma rero nyuma y'uko iriya video isohotse uno disclaimer nk'umuntu wari uri ku ruhande rushigikiye SABIN yahise amera nk'umuntu utsinzwe aravuga ati noneho Karara ubu ngubu aka kanya ahisemo umwamikazi wa YouTube. Aka kanya ni nk'ahatsinze mu mutima ni nka ariko arashatse kuvuga ati ndatsinzwe ariko yaravuze ati Karara aka kanya abaye umwamikazi wa YouTube. Ati ubu noneho ati ubu niyo yambwira ngo gutaha muhetse ati nabikora kuko ashyize ukuri ku kibazo cyari gihari. kuva ako kanya rero byahise bisa nkaho za mpande zari zisa nk'izishyamiranye ziyunze. Karara sasa abona ko we na disclaimer noneho ibintu byagiye mu mucyo basa nk'ababaye inshuti. Rero mu minsi ishize Karara baherutse kumujyana kuri RIB gusibisha ikiganiro birangira bagisiba. Ikiganiro bamaze kugisiba cyari ikiganiro kimaze kwinjiza amafaranga menshi ko kiraribwe byatari kuko ugeranije nko kwijanisha ushobora kubona ko icyo kiganiro cye kimaze nko kumwinjiriza nka miliyoni n'ibindi mafaranga arengaho. Hanyuma rero ndaje nibyo nabyo tubigarukeho cyane sibyo. Kira kiganiro bamaze kugisiba Karara yagize ati bahamagaye disclaimer nawe ababimugiriyemo adiringa na YouTube kuntu kira kiganiro kirongera kiragaruka ko kikigaruka batavuga ati kiganiro noneho reka tureke kukigumisha hanze tukigire private bakigira privé. Barangije baravuga ati se nakuri bino bintu twabyungukiramo twabigira content.
niko guhita bavuga ati reka tubigire content, basohora content. Urabizi nyuma yaho nibwo District Master akora ikiganiro kijyanye no kuba amacano yaripotinzwe, ikiganiro kigasibwa, cyamara gusibwa sasa we akayatangira akanigica no kuntu baripotinga n'ibiki byose akabiza. Murabizi izo nkuru niho ahantu hambere zaje zituruka. Nanone nyuma yaho tukabona n'uyu Karara nawe ari akora ikiganiro nawe ari kugenda bigarukaho cyane. Rero ariko ukibaza se nimba nka Karara wari umaze gusibwirwa ikiganiro cye, ikiganiro cyamwinjije amafaranga menshi kandi atarahembwa, ni gute ikiganiro cya kiriya cyari busibwe akagaruka bukiye bwakaza ari gukora indi nkuru cyangwa ikindi kiganiro nta kababaro tubona, nta no kurenza ubona ko ahubwo ari nk'ibintu hari ukuntu umuntu umureba ibintu ari kuvuga ukabona uwo muntu nta kibazo ageze agira, kandi uwo muntu ni umuntu wapfushije n'inka, ni umuntu uba wababaye, iriya ni ari amabare y'amafaranga ari menshi ku buryo ntabwo yabura ngo wumve ni ibintu bisanzwe kabisa. Ni vibe. Nyuma yaho rero yuko babipanze gutyo bagerageza kuba babigira content, ubwo ari ibintu bipangiye, wumve ko ibyo ngibyo byose byagiye biba. Sabina n'ahantu ahuriye nabyo Sabatanazi ngo ariko Sabi azaza we afite ukundi kuntu abitwara we, kuko urumva nibyo ibyo bintu byaraje abantu bakagira ngo ni ukuri koko. Hari aho Sabi ahuriye nabyo kumva ari imipanga abantu byo bipangiye ari babiri, bakavuga ati tubigenze gutyo, bagashaka kuba babigira content. Urumva iyo babigira content byari ikintu gikuru, maze babizamuye babona nta bantu babikunze, nta bantu nyine babigiyemo cyane ngo babicyuyemo. Mboneraho no kubwira akantu abantu bajya muri comment bakandikamo ngo inkuru ntago nyine bakizisi ngo nta kintu bari gufatamo muri izo nkuru. Ikibazo nuko niyo umuntu agerageje kuba yahindura abahandi makuru ahari, usanga batari kubyitaho cyane, usanga nyine batari kubyitaho cyane nko mu gihe wakurikiranye amakuru agezweho ari ku mihanda ajyanye na basabe n'abandi bose, ugasanga ntago babikunze. Rero ukibaza ati se amaherezo y'ibi bintu azakomeza abayahe? Abangaba rero nyuma yuko bahimbye no content nikundwe cyane nibwo bahise babyora, ariko ukuri kwaro uko nguko. Ariko nanone ukibaza se nimba uno muntu ngo ni Yago ari kuza agashyira hanze content, akaza akavuga ibintu akadisika ku bantu ababwira ati ibibazo bihari ni ibi ngibi, agenda agaragaza ibibi byabo. Ndabyibuka ari ikiganiro Bruce Melody yarutse gukora, bamubaza kubijyanye na Yago, bamubaza ati se kubera iki Yago yaguhaye inka ukayanga ugafata amafaranga warangiza bikarangira umuhemukiye. Muri iki kiganiro Yago yakoze yagarutse kuri Bruce Melody cyane, yagiye amugarukaho cyane amubwira ati wowe urabizi amakosa wagiye unkorera. Ariko ibintu by'amakimbirane bya bifu bigera bigomeza kubera hano mu Rwanda, nabyo bigomba kuba byagera gutya bigacika. Yego kuba abantu bakora ikitwa showbiz ugasanga ari uruhande rumwe n'undi ruhande ku ruhande, ibyo turabyemera. Ntago wenda twemera ko baza abandi banyamakuru bavuga ngo baciringe bajye munsi ya Yago, ibyo ntago twabyemera. Ari nako nagize nyamba ndebye Isimbi TV buryo kiri gukora muri iyi minsi, mbona ni ibintu bibabaje cyane, kuko nka Isimbi dusanzwe tuzi mu gihe yakoraga mu minsi yashize yashiragaho nka video, nka nyuma y'isaha ugasanga yinjije nk'ibihumbi 30, ibihumbi 50. Ariko ubu ngubu uri kujya kureba nka nyuma y'isaha ugasanga ikiganiro bakoze cyarebwe n'abantu 900 gusa. Muri kuri channel ibyibushye kabisa, icyo nifite abantu bayikurikira abantu miliyoni irenga ibi bintu byo bikomeje kugenda byibazwaho cyane n'abantu. Ibi bintu kabisa abantu bakoze sinzi nimba ari ugutangira kwanga Sabe, sinzi nimba ari uko atari uri gukora nyirizina, ariko ni ibintu nyine bibabaje cyane. Ukareba nko ku munsi ugasanga arebwe n'abantu 4,000 gusa, abantu 10,000 ku muntu wabonaga wajyaga kurangiza umunsi yarebwe n'abantu barenga 100,000, 70,000, 80. Bruce Melody rero yagize atya nyuma yuko abajijwe biriya bibazo byo kuba yarahawe inka yarahemukiye Yago, nawe yirinze kubigarukaho cyane. Ariko ukibaza ati se aba bantu bose yagari kugenda agarukaho cyangwa se yagiye agarukaho, kubera icyo usanga nta bamuvugaho, kucyo ureba ugasanga nta bandi bantu bari kuza nawe ngo bamuvugeho. Urugero naguha, reba yavuze nko kuri Rocky ariko umugarukaho cyane amubwira biriya bintu ariko yamugarutseho cyane amukritikaho uburyo cyari umuntu nyine ubushaka guca intege abantu, usenya abantu. Kandi turabizi Rocky ni umwe mu bantu nawe hano hanze ufite abafana benshi cyane, cyangwa se ufite abantu bamukunda benshi cyane,
narimbuza abafana kandi nabonye ibintu byo kuvuga ngo abafana byatangiye kuba byaba ikindi kintu. Ni umuntu ufite abantu bamukunda benshi cyane ku buryo aramutse aje nawe agasubiza cyangwa akavuga ibintu hari ikindi kintu byagaragaza, byahita noneho bidushira ukuri hanze. Ariko hari ibintu bibiri bishobora gutuma umuntu abantu baba bamusubiza cyangwa batamusubiza, ukibaza si impamvu batari kumusubiza bano bantu banda bavuga. Ese nuko umusuzugura bakavuga ati uriya ni umuntu uciye bugufi, nta mpamvu yo kumusubiza, umuntu wasaze ugiye kumusubiza, cyangwa se bakaba bavuga ati tumushubije byavamo ibindi bintu birebire. Dore ko we ari no hanze y'igihugu, ari umuntu wisanzuye, ari kuvuga ibyo ashaka. Mu gihe hano mu Rwanda ho umukuru wari baherutse gukora ikiganiro ari kuvuga ku buryo batemerewe nyine kugaruka ku kibazo cya Yago, ko abantu bashobora kuzabigarukamo ibintu bya Yago, bashobora kuba bakurikiranwa. Ese ukibaza impamvu nuko babatinya ko bakurikiranwa kuko bo bakiri mu gihugu, cyangwa se ukongera ukibaza se nuko bamufashe nk'umuntu nyine uri aho ngaho uvuga ibintu apfuye kubona, uri aho ngaho ushaka creating ibintu by'amabifu by'ibibazo, cyangwa ukongera ukibaza nanone cyangwa se nuko umutinya bavuga ati uno muntu turamutse tumushubije none ibintu byaba birebire, reka ikiza tubyihorere. Kuko usanga nk'abantu bose yagiye ashyira mu bibazo bye cyangwa se agenda agarukaho cyane, bano ba Sabe, ba Emirene, ba Rocky, bano bose ba Bruce Melody, bande ba Kevin Kade, bande abantu benshi cyane yagiye agarukaho hano turabazi, sibyo? Ukibaza se kubera ikibo nta bantu bari kugenda bamugarukaho ngo nabo bamuvugeho. Ubyo bintu byose ni ibintu abantu ushobora gutekereza ukavuga ati se nimba umuntu wari kuvuga nta bantu bamusubiza, we ibingibi ni ibintu bigaragaza iki? Nimba umuntu ari kuvuga nta bantu bashaka kumusubiza, we ariko agakomeza abantu akagenda bavuga byo bivuze iki? Hanyuma rero mu ijoro ryakeye nibwo Bruce Melody yagize ati bagiye kwikorera ikirori ahantu, agezeyo arakora, ariko akajya abwira abantu ati rero reka ninzaza mvuga Primus mujye musubiza amagambo, akababwira amagambo zose bamusubiza. Ariko ikibazo ni iki, ikibazo cyaje kubaho nuko Bruce Melody yajyaga avuga ati Primus, barangiza abantu ntibasubiza, ahubwo igijambo ahubwo bakivugira ngo Yago ngo bigina mu cyumba cyo kuvuga ibintu yarababwiye ngo basubiramo, bakajya bivugira ngo Yago ngo bigina bakazamura n'ibyapa. Rero bikibazwa ati se Yago yaba ariwe muntu wabashije kuba yakishyura abantu ngo bagende muri icyo gitaramo bajye kuba bamusenyera? Nanone ariko ukibaza se mu gihe abaye atari we, ni ikintu cyaba kigaragaza ko Yago amaze kugira ikintu cyiswe audience nini kabisa, ku buryo usanga abantu batangiye kumera gutya. Ariko ukibaza se nimba abantu batangiye kujya bajya mu kirori cy'undi muntu runaka bagashaka kuba bagisenya, nimba kuko ibyo niba bitatumwe na nyirabyo, ibyo niba bitatumwe na Yago, wakibaza ute se amaherezo y'ibi bintu naya? Amaherezo y'ibi bintu nuko ashobora kuzabaho impande ebyiri, abafana bakunda umuntu runaka n'abandi bafana bakunda umuntu runaka, hanyuma bikazaba byatuma hashobora kuba havamo n'ibintu by'imirwano byo kwicana. Urugero ushobora nko kuba nka Bruce Melody ni umuntu ufite abantu benshi bamukurikiye kameme, ushobora rero kujya kubona ukabona nk'abantu baje kumushyigikira, hari n'abandi baje gusenya ibintu yagezeho, abo bandi baza bavuga ngo mu bintu bya Big Naki bakavuga ati rero n'aba bantu ugasanga hagati yabo bombi bagiranye ibibazo, babashe kuba banateranye n'ibyuma ntawamenya. Ibintu bikwiye kongera gusubirwamo kabisa, abantu bakaganira bakareba ikibazo gihari bakagikemura, kuruta uko baza bo ngo bavuge nyine kuruta uko baza ngo bashyamirane, bakomeze bazana ibintu by'inzangano, bakomeze ashaka ibintu byo kurugana, bazana ibintu by'amashyari. Oya, yego ikintu cyiswe nka competition cyangwa se ikintu cyiswe nka competition, biriya bintu byo muri entertainment biba bigomba kuba bihari. Byo umuntu nibaje akavuga ikiganiro runaka, n'undi akaba yakora iki kiganiro runaka gitandukanye n'icyo wa mbere yakoze, ibyo ni ibintu rwose twumva kandi tunemera ko muri showbiz aba ariko kuntu bigomba kuba bimeze. Kuko ntago waza ngo uvuge ngo nimba avuze ngo kuri iyi nkuru ngo nanjye ubwo ndagendera muri urwo mujyo, ngo nimba bigenze gutya, nimba umuntu aje hano kuri social media murabizi hari abantu baza akaba yahimba inkuru runaka, ariko ugasanga wenda nta kuntu rero wavuga ngo nimba umuntu akoze iyo nkuru
ngo nanjye ngo kugira ngo nataza kwiteranya nawe ngo reka ngendere mu ko we yabishatse kandi we ari ibintu yahimbye. Oya, nimba umuntu ashaka gukora ibintu namwe mugomba gushira mu nyurabwenge mugakora ibindi mu bindi bintu bimeze nkabyo, yego muza mubishikira cyangwa muzana ibindi bimenyetso bindi byo ku ruhande bitandukanye n'ibyo yavuze. Rero kandi nabwo ibyo nibitume mwumva ko muri kurwana. Oya, mukamenya mukumva ko ari showbiz, ni akazi murimo. Nimba ibintu umwazanye umucyo we nundi akazana ukundi kuri, nuko ibintu bigomba kugenda nibyo nyine nta bindi. Ngaye nguko rero twagiye tubona ibindi bintu byinshi cyane byagiye bera hano imihanda. Wakoze kudukurikira, nimba wakomeje kubana natwe ni vibe. Naho ubutaha reka duhure ku munsi w'ejo.